ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri, ndabapepeye uko bisanzwe inshuti zacu zikurikiye Ikamba Karuvali TV. Nejejwe n'Imana umutima wanjye kongera kubaramutsa. Yesu abaha umugisha. Nagize umugisha rero uyu munsi sindi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu witwa Patrick. Yes, Tubaye ikaze Ikamba Karuvali Prophet. Yes, ashimwe cyane. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho muri mwese, aho merereye, Imana yo mwijuru bahereza umugisha. Amazina ni Patrick Irakiza, murerwa nkunda Yesu, ndi umukaruvali. Imana iduhana umugisha. Nageze ubuntu bwo kubana n'umushumba uyu munsi. Nanezerewe mu mutima wanjye, nabigambiriye kera, ariko Imana ishimwe yuko Imana yabyemeye tukaba turi kumwe muri uyu mwanya tugiye gusangira namwe ijambo. Amen. Nkuko bisanzwe rero reka senga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, Imana iri hejuru ya byose, Imana twabonye turi mu kibazo, Imana twabonye bigoye, Imana twabonye turwaye, Imana twabonye Mana we twarakubonye igihe abantu bari badusize, igihe twari mu nzira tudafite udusunika, twarakubonye udusunika, twarakubonye uturokora. Ndagushimiye kubw'isa uduhaye, kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, kuri iki kiganiro, kuri amateraniro, ku Ikamba Karuvali TV. Nyemerera mwami inshuti zacu abakurikira iki kiganiro babone umugisha mu izina rya Yesu. Duhamagaye umwuka wera ngo azabane natwe, kandi imbaraga zawe zigumye zikore byinshi hagati muri twe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ndabanza gushimira abantu mwese mudukurikirana, mufata umwanya wanyu mukareba Ikamba Karuvali TV. Imana ibahe umugisha. Yesu abagirire neza. Ukora like, wowe uduha comment, wowe rwose uduhereza icyifuzo cyawe, turagusengera. Ndashimira abakaruvali muri rusange, ndashimira inshuti zacu mu izina rya Yesu. Nongera gusaba nawe ubwawe aho uri hose wadutera inkunga, iki kiganiro ibidukora bikarushaho kuba byinshi. Imana iguha umugisha. Wowe ufite ishyaka ryiza kubw'umurimo w'Imana, Imana iguha umugisha. Tujye kuganira amagambo ari mu gitabo cya Habakuki, ibice byaho 2 wera ku murongo wa 1. Ndagira ngo Patrick adusomere. Murakoze, reka dusome. Bibiliya iravuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numva icyo ambwira, nk'uko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisome abyihutire. Ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereza, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru ntumuganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Murongo wa 5. Ni ukuri na vino iramuriganya, ni umuntu ugamika kandi urarikira ntaregame. Iwe agwiza irari nk'iby'ikuzimu, kandi ameze nk'urupfu. Ntagira ubwo ahaga, ahubwo yikoranyirizaho amahanga yose, akiyegereza amoko yose. 6. Abo bose ntibazamuciraho umugani wo kumushinyagurira. Bazavuga bati, azagusha ishyano ugwiza ibitari ibye. Azageza ryari? Uwigerekaho kwishingira azagusha ishyano. Mbese abazaguhora ntibazagutera bagutunguye? N'abazagukura umutima ntibazakubyukana ngo bakugire umunyago wabo? 8. Ubwo wanyaze amahanga menshi, amoko yose yasigaye, nawe uzakunyaga amaraso. Azakunyaga aguhoye amaraso y'abantu n'urugomo igihugu cyagiriwe, n'umurwa n'abawutuyemo bose. Imana iguha umugisha. Amen. Dusomye amagambo ari muri Habakuki
turaganiraho, ariko nk'uko bisanzwe Patrick, aya magambo wowe urayumva gute? Aya magambo ni amagambo y'umuhanuzi Habakuki. Umuhanuzi Bibiliya ikunda kwita ngo ni umuhanuzi mutoya cyangwa se na ba petit prophète. Mu by'ukuri ni amagambo yahanuye mu gihe kigoranye bitewe n'ibihe abayisiraheli barimo, ariko mu by'ukuri nk'uko yashatse kubiganisha cyangwa se yashatse kubivuga abwira abayisiraheli ndetse n'abandi bantu bose bashamikiye ku kwizera cyangwa se abantu bose bizeye. Muri Bibiliya hari amagambo abwirwa ubwoko cyangwa se hari amagambo abwirwa abantu mu gihe runaka. Ayo magambo akaba yaba amagambo akomeza cyangwa se akaba amagambo abwirwa abantu icyo gihe, ariko akazanakomeza n'ikindi gihe kizaza natwe tukabyisangamo bitewe n'uko Bibiliya yanditswe igihe kimwe, n'amagambo Imana yatanze mu gihe kimwe, ariko hari igihe natwe tugeraho. Niyo mpamvu iri jambo natwe ritureba cyangwa se iri jambo natwe rigira icyo ritubwira. Ni ukuvuga ngo iri jambo ni ijambo Yeremiya, ni ijambo Habakuki yari arerekwa ku bantu bizeye cyangwa se ku bantu bose biringiye Imana. Icyo narivugaho cyo ni kimwe, nuko Habakuki we ubwe nubwo yahura n'ibigeragezo cyangwa se nubwo yahura n'ibintu biteye ubwoba, we azahagarara ku munara cyangwa se azarindira mbega icyo Imana yavuze. Azakomeza yizere, azakomeza yiringire icyo Imana yavuze. Ntabwo azigera acibwa intege bitewe n'uko afite kwizera. Icyo rero gushaka kumbwira muri uyu mwanya ni kimwe, nuko mu gihe cyose nizeye Yesu Kristo, nuko mu gihe cyose niringiye Imana, mfite kwizera muri njyewe, ngomba guhagarara nkategereza icyo Imana yambwiye, ngomba guhagarara nkiringira icyo Imana yambwiye. Nawe nkubwira ngo tegereza, uhagarare ku munara, gumye urindire bitewe n'uko hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Komeza utegereze niba warizeye Imana, komeza wiringira Imana, hari ikintu ishobora gukora mu buzima bwawe kandi kikaba cyagenda neza. Murakoze. Imana iguha umugisha Patrick, uvuze amagambo meza cyane, ndetse na bene data badukurikiranye nawe ufite ukundi kuntu wabyumva. Ariko uyu Habakuki arimo avuga aya magambo, igihe yavugiragamo cyari igihe kigoranye, cyari igihe abahanuzi batari bafite agaciro, cyari igihe abahanuzi batari bafite uburenganzira, ariko ararekura, aravuga ngo umva, uyu muntu amubwira ngo ibyo weretswe byandike kugira ngo naho byatinda bizaza. Bishatse kuvuga iki? Iyo twanditse icyo Imana yavuze, biravuze ngo iyo igihe kigeze kigasohora, umenya ko Imana ivuga kandi igakora. Haleluya. Reka mbabwire bene data, birashoboka wavuganye n'Imana, ariko ubuzima ubayemo n'icyerekezo ufite n'agahinda ufite naho bihuriye, cyane ku isi yemera ibifatika. Agira ngo uri kunyumva. Urabona uyu munsi ubwiye umuntu ngo Imana yakubwiye ko uzaba ugomba kubaho, ndabizi Imana yakubwiye ibintu byinshi cyane, ariko hari umuntu utabiyumva kubera ko nta modoka ufite, nta nzu ufite, nta mugore ufite, nta mwana ufite. Yakubwira ngo ibyo ntibidashoboka, ariko ndabizi Patrick uzakomera. Haleluya. Amen. Kubera ko iyo Imana ivuze, isiga n'imbaraga izakoresha zizasohoza icyo yavuze. Amen. Haleluya. Uyu rero Habakuki Bibiri tubwiye iki? Ngoma z'Uwiteka arasubiza ati andika ibyerekeranye ubigaragaze kumbaho. Erega n'uru rubaho, kumbaho, uru rubaho tuzahorana. Biravuze ngo kwari ukugira ngo ubuhanuzi abakukarekuye butazimira. Babajwe n'abantu batatu. Babajwe n'umuntu wa mbere Imana yabwiye, yamara kubwira agatakaza icyo Imana yamubwiye. Babajwe n'umuntu wa kabiri wanditse icyo Imana yamubwiye, abonye gitinze ashwanya urupapuro yari yabyanditse. Babajwe n'umuntu wa gatatu Imana yavuganye nawe, yandika muri agenda umunsi wo kwimuka. Umunsi wo kwimuka asiga agenda. Reka ngubwire, njyewe kuba Imana yaravuganye nawe warangiza ukabyandika, habe naho bitarasohora, ariko ratubwiye ngo nubwo byatinda bizasohora.
Haleluya. Hallelujah. Nubwo byatinda, nubwo abantu batakwemera, nubwo abantu bakubwira ngo ntibizashoboka, nubwo abantu bakubwira ngo nta cyerekezo, ariko kuwizeye bizasohora. Iyo tuvuze kwizera wumva iki? Kwizera. Ubundi abantu bavuze tuvuga kwizera, ubundi wowe nka Patrick nk'umuntu w'umusore witeguye gukora mariage, witeguye kubaka urugo, witeguye kuba mu buzima bwa none ujya mu bundi buzima. Ubundi abantu iyo bavuze kwizera, wowe mu by'ukuri ni iki wumva? Ndagira ngo ubwire abanyarwanda, ubwire abantu badukurikiranye bari hirya no hino, kwizera wowe wumva iki? Pastor yarakoze cyane. Ubundi abantu bakunze kwitiranya ibintu cyangwa se bakunze gufata ibintu bagasa nkaho babisanisha kandi atari byo. Icyambere kwizera ndabivugamo nk'uburyo nka bubiri. Icyambere kwizera ni ukwiringira cyangwa se mbega ni uguhabwa ikintu ariko mu buryo utagifashe n'amaboko yawe, wowe ukakizera kandi ukaciringira yuko ugifite. Amen. Icya kabiri, kwizera ni ikiraro gishobora kukwinjiza mu kubaho kwawe kw'ahazaza. Amen. Kwizera ni ikiraro gishobora kukwinjiza mbega mu kubaho kwawe kw'ahazaza. Kwizera ni ukwiringira udashidikanya yuko ibyo uteganya kubona uzabibona kandi vuba yawe, kabone nubwo byaba biri kure yawe, kabone nubwo wabona ari nk'inzozi zawe, ariko wowe ukabyiringira wizera uzingingiye yuko ushobora kuba wabibona kandi hafi yawe. Imana ikunda abantu bizera kandi Imana ishigikira abantu bizera. Buriya ntushobora kunezeza Imana utizera. Igituma ushobora kunezeza Imana nuko ufite kwizera, nuko ugendana kwizera muri wowe. Kwizera rero nuko nguko igisobanuro cyo kwizera. Murakoze. Imana igumugisha Patrick. Ubu ngiye kubaza ikibazo gikomeye kandi imbere ya kamera. Sakuma papa. Imana ikubwira hano Kicukiro, akubwira ngo umwana wanjye giremera, nugera iremera ndakora igitangaza, wagera Sonatube ntumva ijwi, wakomeza cyangwa ntiwakomeza? Ku giti cyanjye Yego. ari Imana yambwiye, Yego. nakomeza. Imana igumugisha. Haleluya. Amen. Reka nkubwire, iyi Imana ivugiye hano ishobora kukureka mu nzira kugira ngo irebe niba wizeye imbaraga z'ijambo yakubwiye. Niyo mpamvu Imana ishobora kukubwirira hano, ariko urugendo uri gukora ujya Imana yagutegetse kujya igaceceka, ndetse wanagira ahandi yakubwiye urayitegereza wagera igaceceka, ariko wowe utegetswe kuhagera. Wamara kuhagera ukahayiharindirira, ukabwira ngo Mana, wambwiye ngo nje Kicukiro, wambwiye ngo nje Kayonza, wambwiye ngo nje Rubavu, wambwiye ngo nje muri Amerika, wambwiye ngo nje Canada, none nagezeyo, nicyo ushaka ko nkorayo kuko nahagurukanye nawe. Impamvu niyo mbivuze, hari bene data b'abajene hano, bene data b'abasore, bene data b'abakobwa Imana yabwiye ko izaha abafiyanse, nabo bari bafite bahita babanga. Hari bene data Imana yabwiye ko izaha promotion, haba mu kazi haba mu bindi bintu ibyo aribyo byose, nibyo yari afite bihita birangira. None asigara yibaza ngo mbese ku kinyatsi nibyo nari mfite. Reka ngubwire, ntabwo Imana ikomereza ku bintu bashatse itigeze ibihagararamo. Ntabwo Imana yakora ikosa yo kuza kubaka ibintu atari biba bitangiye. Kwizera turi kuganiraho, turimo turavuga ku mugabo witwa Habakuki. Reka bureba ibice bitatu bya Habakuki ku murongo wa mbere, ariko mu gihe nangaha, mu gihe dushaka ko tuhasomera abanyarwanda na bene data bari mu migabane itandukanye badukurikiranye bakunda Ikamba Calvary TV, ndashaka kumanza kuvuga iki kintu. Kwizera niyo shingiro yo kwakira imbaraga z'igisubizo mu gihe cyanyacyo. Uko kwizera kwanye ngiye Pastor Steven birampamiriza ko mu ijuru hakiriho stoke y'ibisubizo, mu ijuru hakiriho stoke y'amamodoka, mu ijuru hakiriho stoke y'amazu, kuko ndabizi ko Imana nishobora guceceka igihe cyose yavuganye nanjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusome Habakuki 3. Yego. Isengesho rya Habakuki. Isengesho rya Habakuki. Yego. Gusenga k'umuhanuzi Habakuki Yego. kwaririmbishwaga n'ijwi rya Shigayonoti. Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, Yes. hembura umurimo wawe,
hembura umurimo wawe haleluya hagati yo muri iyi myaka. none urabona muri kovide mu bibazo turimo birakwiye ko haboneka abahanuzi nk'aba kuki bahagarara ku minara bakavanga uwiteka hembura wawe. Dukeneye ko Imana imanuka, dukeneye ko ubwiza bw'Imana bwongera kumanuka. Abantu barakamutse, abantu baragabanyukiwe, ubusabane bagiraga n'Imana bwarakayutse. Ariko Habakuki yaravuze ngo no, ndongera guhamagara uwiteka we, hembura umurimo wawe. Muri iki gihe cya covid, muri iki gihe cya Guma i Kigali, muri iki gihe turi mu bibazo, muri iki gihe tudafite isengero la sitala, muri iki gihe cyo gutaha saa moya zuzuye ugomba kuba wageze mu rugo. Ni igihe cyo kugira ngo nje nawe tubane n'Imana. Ndabizi waragabanyijwe mu kazi, ndabizi ubu ntacyo ufite uri gukora, ariko data aracyashoboye gukora. Mu izina rya Yesu. Mbabajwe n'abantu batatu. Umuntu wa mbere umbabaje ni umuntu wa mbere wanze kugirira abandi, guha abandi ubufasha kandi abufite. Umuntu wa kabiri umbabaje ni umuntu Imana yahaye ibintu, abandi bakaba bashonje, akaba ari gufata umwanya wo gufata umuntu akamwirukana mu nzu nuko atabuza adafite amafaranga. None bibayeho ntibyakubaho. Umuntu wa gatatu mbabaje ni umuntu usigaye wari mu Imana mu rugo rwe akimika inzoga, yari umukozi w'Imana ngo kubera ko muri covid. Ariko abako kavuze iki? Hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha amen mu burakari, wibuke kubabarira. Haleluya. Kubabarira uzi ikintu bita kubabarira. Ubundi Patrick, niba turi abakozi b'Imana, dukwiriye kubabarira bene data. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri niba umuntu ashonje, niba umuntu agufitiye ideni, niba umuntu ari mu kibazo, wamubariye mwene data, wamubabariye ko nzi ko Imana yaguhaye umugisha. Bwana sifiwe. Ubu ndabizi ko hari uburyo bwose wakoresha ukadutera inkunga, tukagura umurimo w'Imana, tukagura bino biganiro bikaba byinshi, sibyo? Ariko nuko arakubwira iki mwene data? Nuko arakubwira iki mu bihe nk'ibi? Ariko umva ukuntu Habakuki avuze. Hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha mu burakari, wibuke kubabarira. Ku murongo wa 4, Imana yaje iturutse i Temani n'iyera iturutse ku musozi Parani yera. Ubwiza bwayo bwakwiriye ijuru, kandi isi yuzuye gusingizwa kwayo. Amen. Kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo, imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo, niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Amen. Niyo utakomeza iriya myambi yumva gute? Buri Imana ntabwo ikina. Nubwo abantu basa nkaho Imana bayifashe uko bashatse, ariko Imana nta mikino ifite. Ariko hari icyo wabwira urubyiruko bagenzi bawe kuri imyaka, nifuza kugukomeza kurushaho kwegereza abantu ijambo ry'Imana. So rero niki wabwira urubyiruko? N'umwanya wawe. Isambere nabwira urubyiruko ni kimwe, turacyafite amahirwe yo guhamagara Imana mu gihe nk'iki ngiki. Nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo turi mu bihe bikomeye, ariko turacyafite amahirwe menshi cyane yo kuba twakorera Imana. Buriya bakunze kuvuga cyane muri gahunda za leta bavuga ngo urubyiruko ngo ni imbaraga z'igihugu, cyangwa se ni imbaraga n'umusaruro w'igihugu. Natwe rero nk'abamenye Imana cyangwa se abizeye Imana, abahagaze ku munara w'Uwiteka tugategereza, uyu munsi natwe turi imbaraga z'itorero, uyu munsi natwe turi umusaruro w'itorero. Niyo mpamvu dukwiye ibi bihe dukwiye guhamagara Imana, ibi bihe dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Mbega isi Imana yakuremeye uyu munsi, isi Imana yagushiriyeho uyu munsi, ni ukuvuga ubutumwa bwiza, cyangwa se ni ukwagura ubutumwa bwiza kugeza ku mpera z'isi. Nutabikora uburakari bw'Uwiteka buzakubaho, kubera yuko urubyiruko uyu munsi duhura n'ibintu biteye ubwoba, duhura n'ibintu bisa nkaho bikomereye imitima yacu kubyakira. Ugasanga uyu munsi twishoye mu ngeso mbi, ugasanga uyu munsi twatandukiriye ubwiza bw'Imana, uyu munsi twagiye mu bikorwa bisa nkaho biteye isoni, biteye agahinda. Ariko icyo ndi kukubwira muri uyu mwanya ni uko uburakari bw'Uwiteka burahari. Niyo mpamvu dukwiye kuba ibyo twabonesha amaso
yacu byiza cyane birabagirana dusa nkaho twabyihorera ahubwo tugakurikira ubuntu bw'Imana tukavuga ubutumwa bwiza hanyuma no mu bushobozi bwacu dufite uyu munsi tukabufashisha abandi kugira ngo nabo babashe kuba babona ubutumwa bwiza. Buriya yes ndi kuvuga ubutumwa bwiza, ariko kuvuga ubutumwa bwiza biri mu buryo butandukanye. Uyu munsi ushaka kuba ufite ubushobozi ukaba wabukoresha mu kuvuga ubutumwa. Nk'ubu ntabwo Patrick nzagenda kuvuga ubutumwa bwiza ngo mbwirize mugenzi wanjye ariko mu by'ukuri yaraye ashonje. Ntabwo nzajya kuvuga ubutumwa bwiza uyu munsi mu rusengero rwanjye dukeneyemo ubufasha. Mu gihe cyose ufite ubushobozi ndizera ntashidikanye neza yuko ushobora kuba wabikora. Niyo mpamvu nkubwira ngo icyo ushoboye ari cyo ukoresha muri uyu mwanya. Twirinde ikibi hanyuma tugendane n'Imana izadushoboza kandi tuzakora ibintu by'ubutwari. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri dusoza tujya ku musozo, Patrick ndagira ngo tubwire abantu badukurikiranye ko dukwiriye kuba nk'abakuki. Cya kabiri, dukwiriye kwizera ko iby'umwuka w'Imana avuganye natwe bizasohora. Ikindi, dukwiriye gusobanukirwa uburemere bwo kuba mu Mana ndetse ukayibamo wizeye imbaraga zayo, ndetse ugakomeza kubaho udashidikanya mu mutima wawe. Ukirinda umwuka w'ubwoba, ukirinda kugenda nk'abandi, ukirinda kwambara nk'abandi, ukirinda kuba nk'abandi, ukaba wowe. Noneho kuba wowe, Imana izafata ibidashoboka itangira ibisoza mu buzima bwawe kuko wizeye. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu yizeye kandi akereka Imana ko umwanya wayo ari wo wa mbere mu mutima wayo. Mbese nkanjye Steven ngafata Imana ngayiha umwanya wa mbere muri ngiyewe, nkirinda ibindi ibyo ari byo byose byatuma Imana itaza ku mwanya wa mbere, bituma Imana ihabwa icyubahiro. Bene data bakurikiranye Ikamba Karuvari TV, ndagira ngo dusenge Imana kandi ngusaba kugira ngo ubuzima ubayemo wigira ubwoba, kuko intambara ya mbere turwana nayo ni umwuka w'ubwoba. Kandi ubwoba buduha gutsinda urugamba tutaratangira. Ubwoba bukubwira ko ingo zabaye ingo. Ubwoba bukubwira ko abakobwa b'iki gihe bose ari ababeshyi. Ubwoba bukubwira ko nta musore ukiriho. Ubwoba bukubwira ko isi yabaye mbi. Reka ngubwire, uwo mwuka turawanze mu izina rya Yesu. Nongere kugira ubwoba. Izere Yesu Kristo umwami n'umukiza, kandi umenye ko naho byatinda bizasohora. Umenye ko icyo Imana yavuze izagikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Imana ibaho umugisha. Comment yawe irakenewe, kandi ikintu cyose watwandikira tuzacyumva. Ushobora kutubwira ngo Pastor Steven mfite icyifuzo, ndaha muri Amerika, ndaha muri Canada, ndaha Sweden, ndaha iki ngiki cyose waba urimo, ariko turabajene bagenzi bawe, turabakristo bagenzi bawe, dutegereje Yesu Kristo nkuko nawe mutegereje. Gusa icyo nakubwira, ubuzima bwawe burangwa no kuyoborwa n'umwuka we. Imana iguha umugisha. Reka dusenge Imana. Patrick, reka ngusabe nawe usengere inshuti zacu ndetse n'abakunzi b'Ikamba Karuvari TV. Unababwira uburyo bwose batubona, unababwira uburyo bwose batugeraho. Yesu aguha umugisha. Pastor, Imana imuhereze umugisha kandi Imana imuhereze amavuta yo gukomeza gukora uyu murimo. Mbere yuko nsenga, mbere yuko tubasengera, mbere na mbere ndabanza ngushishikarize gukora subscribe kuri channel yacu Ikamba Karuvari TV. Ni kuri YouTube yacu, urasimbukiraho ukande kuri kakazogera k'umutuku, hanyuma numara kugakandaho uzajya udukurikirana ku buryo bworoshye. Ikiganiro cyose tuzaje dushiraho cyangwa se uzigisha byose tuzadushiraho, ntabwo bizajya bikugora ugira ngo ugende ubishakishe, ahubwo wowe ubwawe kizahita kigiye kiba notification, uhita ukibona, uhita ukira mu buryo bworoshye. Hanyuma ndagusaba kugira ngo ukomeze urebe, ukomeze dukurikirane, hanyuma ndagusaba kugira ngo ukomeze utange comment yawe, ibitekerezo byawe turabikeneye. Ese twakora iki, twahindura iki, nize imbaraga twakongeramo kugira ngo ibyo turi gukora bitanga umusaruro kandi ubutumwa bwiza bukomeze bugere kuri. Ndagushishikariza kandi no gukora like ndetse na share, usangize. Mbega niba hari ikintu wakunze, niba hari ubwiza watubonyeho, niba hari ikintu cyagufashije, mu by'ukuri wibyihererana, ahubwo gerageza n'abagenzi bawe ubasharing cyangwa se ubasangize kugira ngo umunezero wabonye kwa Yesu biciye muri twebwe nawe nabo ubwabo babashe kuba bayibona.
hanyuma tugiye gusenga Imana itugirire neza kandi muzi ko nkuko twahoze tubivuga umwuka w'ubwantu ukwiye kuba mu buzima bwawe ahubwo wowe ubwawe ukwiye gushira ukwizera kwawe muri wowe hanyuma ukaba umugabo uhamya Imana ukaba umugabo ugendana n'Imana nkuko Imana ibishaka. Nk'ukuri dukeneye abagabo nk'aba kuki dukeneye abagabo bahamya Imana dukeneye abagabo bahagarara bashikamye bakavuga Imana ku munara w'Uwiteka. Tugiye gusenga hanyuma Imana itugirire neza. Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana iri hejuru uri Imana itangaje uri Imana ihebuje. Uyu mwanya tugushimiye yuko Mana wabanye natwe muri iki kiganiro Mana dukoze. Ushimwe yuko imbaraga zawe Mana zabanye natwe. Ushimwe yuko Mana wigaragaje. Ushimwe yuko Mana wakoze imirimo itangaje Mana. Ndasengera Mana buri umwe wese Mana uri kutureba kugira ngo imbaraga zawe zimukoreho, imbaraga zawe zimugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana aya magambo tuvugiye aha, reka iri jambo tuvugiye aha Mana, reka Mana ijambo ryawe rigira ikintu rikora, reka ijambo ryawe ryongera ibyiringiro muri uyu muntu, reka ijambo ryawe rikize uyu muntu, reka ijambo ryawe ritegeke mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Reka rihindure, reka ribage mu izina rya Yesu. Reka rikingirane Mana imigambi yose ya Satani mu buzima bwawe Mana. Ndimura kwizera kwe Mana mu buzima bwawe Mana kugira ngo kugire ugushikama muri we, hanyuma ubwoba Mana ndetse no kutiringira Mana bive mu buzima bwawe Mana. Ndamusengeye Mana uri ku mugabane uwo ari bo wese kugira ngo iri jambo rya Mana rikomeze rikore kandi ukomeze utwibutse wa Mana we ndetse ubwiza bwawe ukomeze bugendane nawe. Sabe mu umushumba ndetse n'abavandimwe bose bo mu ikamba Karuvari kugira ngo Mana ukomeze ubagirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabakunda Imana ibahe umugisha. Amen. Mugire ibihe byiza.